ikibyimbye kimeneke. Bimwe mu Kiswahili bita kufunga mkanda, mnajua? Unafunga mkanda no kwitegura, niho kwitegura inzara kugira ngo ipatare wambaye itagwa hasi kubera ko washonje. Mufite umutima wo gukunda abaturage, ntabwo wakwifuza ko abaturage bajya muri ka abana batiga, abana batarya, n'abaturage uvuga ngo uri kurarwanya, ntabwo ibyo babikora. Mujya mubibona ibyo bandika M23 AFC ko bashyigikiwe n'u Rwanda. Negosiya uvuga babyumve cyangwa babireke aho kumena amaraso. Ubundi nta munyafrika ukwe kumena amaraso ndi munyafrika. Ni ibintu twari dukwiye kugira umuziro. Ukabona ko wanshyira muri abo ngabo nkabyemera, byose ko ari ugufase nanone. Kurwana uramena amaraso. Napfa ndwana nawe, ntabwo wansanga ndaho gusa ngo ntegereje kuri buza kunyica, ndakwica nanjye. Gufata imbunda siyo solution. Kurwana uramena amaraso, kandi y'u Rwanda rega nawe urapfa, nabo ushyira ku rugamba barapfa. Ntabwo ari solution yo kurwana n'umuvandimwe. Iyo ugirine panasi no kuvuga ngo turahagarika inkunga, nuko ko icyo uvuga nta gaciro gifite, nta n'imbaraga. Icyo rero uca bugufi. Gufata imbunda siyo solution. Ikibyimbye kimeneke. Nongeye kubaha ikaze inshuti bakunzi ba YouTube channel yacu, ni bombori ariko ikiganiro ni ikibyimbye kimeneke. Ni ikiganiro rero tubabwira ukuri, tukakuvuga uko kuri tutanyuze iruhande, byaba ngombwa tugakanda ikibyimbye kikameneka. Mbahaye rero ikaze muri iki kiganiro, ariko kandi ntabwo byambuza nubwo tumaze gusoza icyunamo cyagenwe kuba iminsi 7 ko gukomeza kwihanganisha ababuze ababo mu myaka 31 ishize, cyangwa se ushobora kwigira 35, kubera ko hari abatangiye kubura ababo guhera mu 1990, 91, 92, 93, 94 ije iza ari rurangiza, bamwe mukabyita jenoside bitewe n'ibyiyumviro byanyu, ariko giwe nababwiye ko atari gutesha agaciro jenoside yanyu, ahubwo mbona ibyabaye mu Rwanda birengeje ikiswe jenoside. Wayita rero jenoside yakorewe Tutsi, wayita jenoside yakorewe Abahutu, wayita jenoside yakorewe Abatwa, ko nabonye akenshi mu bashyira n'ubundi ahahandi nyine habo. Ibyo wabyita ibyo ari byo byose ntabwo byambuza kongera guca bugufi no guha icyubahiro abantu twabuze muri iriya myaka na nyuma yaho, kuko muri 1995, 1996 kugeza n'uyu munsi imyaka 31 irashize, abanyarwanda turacyabura abantu, kandi biturutse kuri ayo makimbirane ari mu gihugu n'imbere, nubwo bakiyoboye batemera ko hari icyo kibazo. Rero nizere ko bizakomeza kugenda bitwubaka, biduha uburyo bwo gusubiza amaso inyuma kugira ngo twigire ku byabaye bitari byiza, hanyuma binaduhe kugira ngo imbere hacu hazarushaho kuba heza kuruta aho twanyuze, kuko twanyuze muri bibi. Twanyuze muri bibi, hari abo njya numva bazamura agahinda kenshi, abandi bati twebwe ubwoko bwacu bwarakandamijwe kuva mu myaka n'imyaka, abandi bati abishwe muri 94 twebwe bari bagambiriye, abandi bati nubwo babishe ariko badukozemo benshi. Ibyo byose ntacyo bivuze, yewe bidatandukanye n'ibyo Kizito yavuze, nta rupfu ruruta urundi. Rero niyo mpamvu mbabwira ngo twese dukwiye guca bugufi tugaha icyubahiro abo twabuze, cyane cyane ababuze muri abo buryo twese tuzi bwa kinyamaswa,
hanyuma kandi bikaduha kuvanamo amasomo yo mu bihe bizaza. Mbahaye ikaze rero muri iki kiganiro. Ni ikiganiro turi buze kwibanda birumvikana mu byaranze iki cyumweru cy'iminsi 7. Muri iki kiganiro turagaruka ku magambo yavuzwe n'umukuru w'igihugu mu minsi yashize aho yateguje abanyarwanda kwambara umukandara, nako umukanda, ngo mu rwego rwo guhangana n'ibibazo by'intambara barimo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu biganiro byanjye by'ubwashize narakanze nkandi kibyimbye mbabwira ko buriya buryo umukuru w'igihugu yakoresheje ari uburyo bwo kurindagiza mwebwe abanyarwanda kugira ngo mukomeze kumurindagira inyuma, hanyuma mumufashe iyo ntambara, kuko iriya ntambara nababwiye ko atari yanyu. Rero uretse jewe ubivugira hanze, hari n'abandi babibona kimwe nanjye kandi bakadufasha gukanda ikibyimbye kikameneka, kuko ibihe turimo nk'abanyarwanda ntago twagombye gukomeza akureberera nk'uko byabaye mu myaka 31 ishize. Ikaze mu kiganiro ikibyimbye kimeneke. Nshimire cyane abatubwira ko dukurikirana muri mu Rwanda ndetse no hirya no hino ku isi. Nkuko rero nari nabibabwiye duterura ikiganiro cyacu, nababwiye ko tubanza kongera kunyuza amaso muri no minsi igeze kuri 7 ishize abanyarwanda hirya no hino mwibuka, bari mu gihugu mwabashije gufata umwanya wo kwibuka birumvikana, ariko nongera kwibutsa abantu ndabivuga ikibyinge kikameneka ko hari abemerewe kwibuka ndetse hari n'abatemerewe kwibuka. Hari umwana w'umukobwa wagaragaye w'imyaka isaga 20 ho gatoya wafashwe ndetse ashinjwa kuba yaragize ingengabitekerezo nyuma y'amagambo ngo yaba yaravuze avuga ko we agomba kwibuka abahutu. Nkibaza rero icyaha uyu mwana w'umukobwa yaba yarakoze, kuko n'abahutu nabo baguye muri ibi bikorwa nk'uko nagiye mbibabwira muri iki kiganiro. Nababwiye ko nzabagezaho ubuhamya bwanjye, hari n'ibyo ntavuze kandi nteganya kuzavuga. Bityo rero gufata umwana w'imyaka 23 no kuvuga ngo genocide yabaye atari yanavuka, uwo nawo kamukira ngengabitekerezo harya ngo bayonka mu mabere y'abanyina ngaye ngoko. Reka rero tugaruke ku byaranze iki cyumweru nk'uko bisanzwe kibari cyumweru cy'amaganya cy'amarira, nubwo kirangiye hari abiruhukije kuko hari abari bategereje ko rwose kirangira kugira ngo ubuzima bukomeze buba bumeze nk'ubwahagaze. Sinzi niba byari bikuye ko mu myaka 30 tumaze cyunamo cyagombye gukomeza kutubera kuri, ahubwo reka mboneraho no kubaha umwitozo. Nibyo ibirori birahagarikwa, ibintu byose birahagarikwa, ariko dufite amakuru yuko hari ababikora kandi bakabikora nta ushobora kubashyiraho izo ngengabitekerezo, kuko amakuru atubwira ko nka Perezida Kagame yagiye kwirebera agapira nta kibazo. Nyamara wowe ubashije gufungura televiziyo wawe bagushyira ngengabitekerezo bikomeye ugafungwa. Rero jewe nkavuga nti ese iki cyunamo kimara iminsi 7 byari bikwiye ko abantu bakomeza kwibuka mu cyumweru cyose, cyangwa uburyo bikorwamo ni gute byakosoka? Kuko ibya mbere twakunze kugutunga agatoki nuko hibuka abantu bamwe kandi hari n'abandi bagombye kwibuka. Uretse n'ibyo ngibyo murabizi neza ko abantu ntibavuga rumwe ku inzibutso zishyinguwemo abo bavuga ko bazize genocide yakorewe abatutsi. Nyamara tuzi neza ko harimo n'umubare munini w'abahutu bari muri ziriya nzibutso. Mwibaze ko muri iyo miliyoni bakunda kuvuga, kuko hari igihe nyine mu Rwanda nigeze kujya mu kiganiro n'uwari ministre Joe Habineza, mu mabarura cyangwa se imibare yakusanyijwe yagaragazaga ko abari muri ziriya nzibutso basagaga miliyoni 2. Ibyo nabihagazeho, baraza bati twasanze mu rwibutso rwa Nyamatari maba abihuye naba abo ku Gisozi naba baraterateranya imibare igera hafi yarengeje miliyoni 2 hafi n'igice. Mwibaze imibare ya Loni iri ya 800 nayo nta hantu ifitiye ishingiro hafatika, ntaho nta hatoya. Noneho leta y'u Rwanda yikavuga iti ni miliyoni irenga aho bangahe
rero njye nkanavuga ko birababaje kubona imyaka 31 irashize kuba tutazi umubare nyawo w'abantu bazize jenoside cyane cyane ko niyo jenoside nayo bwayo ntabwo tuyumvikanaho nyamara ndabivuga ikibyimbye kimeneke ndagira ngo mbabwire ko byoroshye cyane kuba mu Rwanda dushobora kudetermina tukamenya umubare nyawo w'abantu bazize buriya bwicanyi kuko uretse ingabo za FPR inkotanyi zarwanaga n'ingabo za leta ya Habyarimana zo abasirikare bashaka kudetermina imibare ariko kuko twari dutuye ku mirenge yacu birazwi ntabwo ushobora kumbwira ko ntaza abaturanyi banjye abo mu muryango wanjye bazize jenoside uretse n'ibyo ngibyo hari amakuru yakusanyijwe mu nkiko gacaca mu minsi yashize bavuze ko bamaze kudigitaliza amakuru yose y'ibyavuye muri gacaca ni kubera iki mudashobora kuduha imibare nyayo y'abantu bazize iyo jenoside mubanze n'iby'abahutu baguye muri iyo jenoside reka tube tubyihoreye mubanze muduhe imibare nyayo y'abatutsi baguye muri iyo jenoside kuko bakubwira ko nyuma ya jenoside hari abarokotse bageze ku 300,000 ibyo 300,000 biri based byarokotse biri based ku yihe mibare y'abantu baguye muri jenoside nyayo iki ni ikibazo gikomeye ni ikibazo gikomeye kitajya kizamurwa ngubu iyo ngivuze gutya bahita bampa ikintu bita umudari wo gupfobya jenoside none se muragira ngo niba mpfobya jenoside nge nyitubura nyivuga ukwiri kubera ko niko bimeze iki ni ikibazo kituremereye kandi nkuko Kizito yabivuze ni umusaraba tuzakomeza kwikorera ikibyimbye kimeneke uretse nibi ngibi by'imibare nabiriya by'ingengabitekerezo iyo bigendeho ukareba uburyo igipimo cy'ingengabitekerezo kuko nk'ubu ngubu muri iki cyumweru hari abahanzi bashinjwe ko ngo batagira icyo bavuga nabo byari hafi ko babashyira ingengabitekerezo ya jenoside uburiya buryo bwo gushinja abantu kugira ingengabitekerezo nabyo ubona ari ibintu bidasobanutse ubwo navugaga imibare nkababwira ko n'ingengabitekerezo ndacyo ni ikintu kiri aho ngaho kidasobanutse umuntu aritsamura bati afite ingengabitekerezo muri iki cyumweru hari abantu batugejejeho amakuru yuko nk'abagabo b'abahutu bafite abagore b'abatutsikazi bitwarira kaga cyane kugira ngo yewe hatabaho no kwitsamura bakabavuga bati ashizeho ingengabitekerezo ya jenoside mwibaze ubwo buzima abantu tubayemo abantu bahamagawe kujya kwibuka basabwa gukusanya amafaranga bagatanga amafaranga nukuvuga ngo iyo udatanze amafaranga nabwo bashaka kukubaraho iki ingengabitekerezo ya jenoside niba wanatangaga ayo mafaranga 10,10 20 30 bakakubwira ko ngo arayo gutunganya icyo gikorwa no kuza kwiyakira ukiyakira abantu bagatanga amafaranga barangiza bakava aho igikorwa cyabereye nta n'amazi yariba baha inyoye rero ibi bintu birababaje ikindi nuko muri iki cyumweru nanone nkuko bisanzwe hagaragaye amagambo akomeretsa ku mpande zombi hari abatutsi bavuga amagambo akomeretsa ariko bikamera nk'aho nta cyabaye mwumvise nk'uyu mugore Mutesi Scovia hari amagambo yavuze abarya abantu benshi kubera ko iyo avuze abantu akabita intera hamwe burya muri rusange akenshi ngo bashaka kuvuga abahutu cyangwa se abarwanya ubutegetsi umugabo bita Bizimana uyu ngo ministry ngo w'ubumwe jewe ntajya mbona ko ari ubumwe nawe yavuze amagambo menshi ibintu byinshi agenda acomekeranya nuko nawe agashyira ibintu hari agashyiramo no gushaka gutesha agaciro abantu ibi bintu rero ntekereza ko mu byukuri ntabwo ari byiza nta nubwo biduha isura nziza nyuma y'imyaka 31 ikindi kintu nakomozaho nanone birumvikana cyabaye muri iki cyumweru nuko ngo hari ahaba harashinguwe imibiri y'abazize jenoside byitwa ko bazize jenoside yakorewe abatutsi inshuti zanjye imyaka 31 irashize mumbwire uko ntabwo mbihakana ko haba hakiri imibiri niko babyita imibiri y'ababa barazize jenoside yakorewe abatutsi ntabwo mbihakana ariko iyo ufashe imbaraga zashyizwemo mu myaka 1994 kuzamuka kugeza mu myaka 20 ya mbere gushingura biratangaje umuntu akaba yanibaza niba koko iyo mibiri ishingurwa koko ari y'abatutsi kuko tuzi neza ko hari abahutu bagiye bicwa bakicirwa ahantu hatandukanye kandi bikagirwa ibanga ukajya kumva ngo umuntu yubatse inzu ariko ngo yubakira ku 200 ngo none ngo iyo nzu bagiye kuyisenya kugira ngo bataburure iyo mirambo
ibi bintu ntago twagombye kuba tukibitakaza mu mwanya mu myaka 31. Ibi bintu biteye gahinda. Ntabwo nirengagiza ko hashobora kuba hari abapfuye bakashingurwa hano ku buryo bazaboneka nyuma, ariko birababaje, bikwereka intege nkeya leta yashizemo. Uretse n'ibyo ngibyo nkababwira ko hari ikibazo cy'uko hashingurwa abahutu abatutsi gusa, ariko abahutu ntago bashingurwa. Bitavuga ko abahutu badashingurwa, ahubwo abahutu bashingurwa bitwa abatutsi. Ndabivuga ikibyimbye kimeneke. Ikindi nuko muri iki cyumweru hari ibikorwa byabaye nyine byo kwibuka mu gihugu imbere, hari n'ibyabaye kwibuka hanze y'u Rwanda mu bihugu bitandukanye. Amambasade agenda yorganiza abantu bagahamagarwa. Ikigaragara cyo nuko hano muri Leta Zunze za Amerika yo namakuru mbabwiza ukuri, ujya kubona ukabona abantu batari n'abanyarwanda batagize bagire emotion yo kuba baramenye n'ibyabaye, bakaba bayobora ibyo bikorwa byo kwibuka. Nibaze kugira ngo n'igikorwa cyo kwibuka genocide kiyoborwe n'abantu barimo nk'abakongomani, abarundi n'abandi ngo kubera ko gusa. Nibaze icyo kintu. By'umwihariko icyo twavuga nuko mu bihugu byo hanze, mu gihugu cy'Ububiligi ntabwo bibutse nkuko byari bisanzwe kubera itiku rikomeye riri hagati ya leta y'Ububiligi na leta y'u Rwanda. Rero abantu bari bakwiye gukomeza kwamagana ibintu bitagenda neza muri iki gikorwa cyo kwibuka, kuko aho kugira ngo gihuze abanyarwanda kirabatandukanye. Reka mbaho urugero. Mu mwaka wa 1994 byitwaga itsembatsemba n'itsemba bwoko 95 ufashe indirimbo uburyo ibikorwa byari biteguye, wabonaga abahutu n'abatutsi bashobora kuba bibukira hamwe, ariko uburyo byagiye bishyirwamo imbaraga za politike no kugira ngo ubutegetsi bwa FPR inkotanyi bubyite genocide yakorewe abatutsi kubera ko ushaka kwivanaho icyasha cyo kuba nabwo bwaragize uruhare muri ubu bwicanyi, byagiye bituma abanyarwanda igikorwa cyo kwibuka kidutandukanya. Bamwe bakumva ko kwibuka bibareba, abandi bakumva ko kwibuka bigira gute bitabareba, kugeza aho Perezida wa Repubulika atesha agaciro igikorwa cyo kwibuka, akavuga disikuru nkuko nabibabwiye idahwanye n'ibyo abanyarwanda bakeneye kumva, yarangiza nkuko nabikoze n'umwaka washize akajya kwirebera agapira. None bizagenda bite? Ndabivuga ikibyimbye kimeneke. Ubu ngubu mugiye kunshiraho ingengasi, iyo ni ingenga bitekerezo ngo napfobeje. Ubwo rero niba muvuga ko napfobeje, mutegereze ubwo ngiye kwiga kuzajya ntubura. Turacyari mu kiganiro rero ni kibyimbye kimeneke, dukomeze nyine tubihanganishe. Muri iyi minsi nkuko nabibabwiye hari abantu bagiye banyadukira ku mbuga nkoranyambaga, mu biganiro nagiye nkora barantukoza, ariko hari n'ibyo njye ndeba rimwe na rimwe ngaseka nkavuga nabo bantu rwose, nkavuga nti igihe ikirere kizahinduka kikabahindukiraho bizambera nka kwa kundi abantu bafanye cyane ku butegetsi bwa Perezida Habyarimana bibaza ko ibihari ko bizahora. Ntabwo ibihari uko bizahora, siko bizahora. Mudutuke, mudutokoze, mutubwire amagambo dukomeretsa imitima, biranyerera nkuko wafata urabizi ukuntu ufata amazi n'umuriro. Rero mukomereza aho ngaho, ariko ntacyo bitubwiye. Hari abanyamakuru bagiye banyikorera cyane muri ibi bihe byo kwibuka i Kigali, ngo nasebeje umukuru w'igihugu, ngo mfobya genocide. Nibyo nababwiye ko niba mubona ko naba mfobya genocide, mu byumve rwose, mu nyemerere, mu burenganzira, nzige no kuyitubura, kuko aho kugira ngo nyipfobye kuko ndabyumva rwose nayitubura. Ubwo se naba ntandukaniye n'ubundi na Perezida Kagame ugira gutya akabwira abanyarwanda ko batemerewe gukora ibirori ibyo ari byo byose, ariko yarangiza we akajya kwirebera agapira. Ubu mwanshyira ku gipimo hamwe nawe cyangwa? Rero reka dukomereze ku ngingo twari twihaye muri iki kiganiro. Nababwiye ko turi buze kugaruka ku magambo Perezida Kagame yavuze mu minsi yashize nyuma y'intambara komeje kumushyira hagati nk'ururimi, kuko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ubu ngubu ibintu bikomeje kudogera nyuma y'ibya bihano byagiye bihabwa leta y'u Rwanda. Perezida Kagame yahisemo rero gusaba abanyarwanda ngo kwizirika umukandara, nako mukanda mumbabarira ikinyarwanda cyanjye gikeya. Rero hari abanyarwanda buri gihe
bikiriza intero y'ubutegetsi. Ibyo ni ibisanzwe, ariko nshuti zanjye reka tugaruke ku mugabo witwa Dr. Rusabagirishya. Uyu nguyu ni umugabo ukunda gutanga ibitekerezo kuri za YouTube channel zitandukanye, akaba ari umuntu wifata cyangwa se witwara nk'umupanafricaniste. Akaba rero yarahaye ikiganiro kimwe ibinyamakuru byo mu Rwanda, aho adahuza na gatoya n'amagambo uyu mugabo yakoresheje. Hari akenshi muri ibi bijyanye n'imbuga nkoranyambaga hari ibiganiro biba abantu bakabirenza bakabyumva bihuta gusa ntibanasesengure cyangwa se ngo batinde ku magambo aba yakoreshejwe. Uyu mugabo Dr. Rusa akunda kumvikana nk'umuntu udashobora kuba yakomoza kuri perezida w'igihugu, ku buyobozi bubi cyangwa se bitagenda neza mu Rwanda. Akunda kuvuga kenshi ibiganiro byerekeza kuri Afrika n'uburyo abanyafrika bagombye gushyira hamwe kugira ngo barwanye bampatse ibihugu. Ariko iyo usisengura ukumva neza ibiganiro bya Dr. Rusa, usanga harimo ikintu bita ireme rikomeye, ahubwo ikibazo ameze nk'ucurangira abahetsi. Arababwira ntibumva, akababwira mu migani, ubundi akabinyoza kure, akabijyana mu mateka, akabigarura mu bitabo yasomye, ariko akababwira ntibumve. Niyo mpamvu uyu munsi nahisemo kugira ngo nkore iki kiganiro mbabwire ibyo Dr. Rusa yagiye ajomba wagakanda kongera akakanda ikibyimbye akakimena. Ni umupanafricaniste, bivuga ko we aharanira kuba yabona Afrika iba imwe. Ibyo nanjye rwose ndabyibuka ko hari igihe nigeze kugira amahirwe yo kujya muri presidence mbaza Perezida Kagame ku gihe bari bageramiye witwaga Perezida Muammar Gaddafi. Icyo gihe Gaddafi yarageramiwe cyane, ibihugu byose byaramuteraniyeho. Noneho mbaza Kagame nti ko abanyafrika bakomeje gutererana Gaddafi, nti aya magambo ya Gaddafi yavuze yuko abanyafrika bagombye gushyira hamwe yavugaho iki? Atayo na magambo ya Gaddafi nyine. Bikwereka ko atarashyigikiye iki ibitekerezo bya Gaddafi. Anyways, reka tureka kubitindaho, ariko icyo nashaka kubabwira nuko uyu mugabo yongera kuvuga kubyo leta y'u Rwanda kenshi kunda gukoresha, ivuga ko ngo ntabwo yemera ko yagiye muri ntambara, ariko navuga ko ngo hari ibikorwa byo gutoteza abatutsi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. We rero akavuga ati ibi ntabwo ari byo, cyane ko nawe yabaye hariya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikiriza yire. Akavuga ko amoko cyangwa se iyi turufu y'abatutsi bakoresha basanzwe bayikoresha kenshi bagiye gukora intambara. Ni nayo turufu yakoreshejwe na FPR itangiza urugamba rwo kugira ngo ize kurwanya ubutegetsi bwa Perezida Habyarimana. Uyu mugabo Dr. Rusa ababazwa cyane no kuba ibihugu byacu birimo n'u Rwanda birumvikana hariya mu karere nta kwigenga na kumwe dufite. Niyo mpamvu iyo bafashe igihugu nka kire kikayoborwa nka Perezida Kagame imyaka 31 abazungu ubone ntacyo bibabwiye. Kubera iki? Abamushyizeho baramubwira bati icyo gihugu ni icyawe, turakiguhaye, wowe ujye utusavinga udukore byo dushaka, ibindi ntibitureba. Kuba abanyafrika twebwe cyangwa se abanyarwanda twavuga tutubuyobozi ntabwo butubereye, abazungu ntacyo bibabwiye. Turagaruka ku magambo uyu mugabo Dr. Rusa yagiye akoresha, ariko akagaruka ku kintu kijyanye no kuba ibihugu byacu nta kwigenga bigira. Nta gihugu cyo muri Ghana gitegekwa n'umunyafrika, nta gihugu cyo muri Ghana gifite independence. Udafite independence rero nta kintu wakwikorera, kubera iyi mipaka turi munsi yacu ni y'abazungu bashyizeho. Iyo uri mu gihugu rero imipaka atari yawe ntabwo kiba ari icyawe. Uri muri parcelle igiye nashyizeho borne, abwira nawe ntuzarenga. Iyo parcelle ni yawe gute? Nk'umuntu ukodesheje, n'ubukodesheje ugomba kwishyura loyer. Loyer wishyura n'amaraso arimo. Urishyura matière première, urishyura n'amaraso. Rero reka bishyure nyine amaraso. Igihe cyose batarashaka kumva yuko bagira independence, reka bishyura amaraso. Kandi ubu se no muma ujame unho bishoboka. Kera ntibyari bishoboka. Nabibabwiye ati nta gihugu na kimwe cyo muri Ghana gitegekwa n'umunyafrika. Bivuga ngo n'u Rwanda ntago rutegekwa n'umunyafrika. Abantu bakunda kuzana induru nyinshi ngo Kagame ngo akunda Afrika byawa. Nta gihugu, kuko
babaye baharanira inyungu z'abanyafurika ntabwo twabona ziriya ntambara zimena amaraso muri Afurika. Nibyo ari kuvuga, akanababwira ati iriya mipaka yose abazungu bashyizeho si yacu. Nawe ukajya kumva Minisitiri Bizimana ngo urumva ngo mbere yuko abazungu ngo baza ngo hari ngo u Rwanda rwaragendaga rukagera iyo ngiyo za Kisangani ngo rukagenda rukagera hehe ngo badutwara ibice bimwe ngo ibindi biragenda bijya muri mwebise mwigeze mugira igihugu. Uyu munsi mugengwa n'abazungu, niyo rero mutangiye kubihenuraho mugatangira kuvuga ibintu ntazi, mujye mutekereza ibi bintu Rusa Dr. Rusa ntabwo nigeze mumenya nkiri mu Rwanda, nkunda kumubona mu biganiro atanga, ibyo ashaka kuvuga tukabyemeranyaho, ari n'ibyo ashaka kuvuga ntitubyemeranyaho, ariko kandi nanisegure iki kiganiro kuba ngikoze ntikizabe imbarutso yo kumwibasira. Ariko ibintu Dr. Rusa avuga ni ukuri kwambaye ubusa, arakanda ikibyimbye akakimena. Ati iyo urebye usanga tumeze nk'abantu dukodesha twishyura ubutaka. Ni ukuvuga ngo ibintu n'ibi bihugu byose tubamo aba bazungu uretse ibyitwa matière première, ayo mabuye n'ibindi bindi, habamo nuko abazungu cyangwa se abo bampatse bihugu bungukiramo ko iyo hamenetse amaraso bituma ibihugu byabo bishobora gutera imbere mu buryo bumwe cyangwa ubundi. None se uragira ngo Rusa bivuge gute? Arabivuga agakanda ikibyimbye akakimena. Ahubwo ikibazo mfite gikomeye, iyo Dr. Rusa bien sûr afite tekinike akoramo ibiganiro bye ku buryo ntuzumva yavuze perezida w'u Rwanda, reka da, ashobora kuzavuga perezida w'u Burundi, ashaka kuzavuga perezida Tshisekedi, ariko ntashobora kwibeshya ngo mu byo avuga uzumvemo ijambo FPR Inkotanyi, avuga perezida Kagame. Reka ni umuntu uzi umukino ari gukina. Ahubwo ikibazo aba abwira ari n'abamukoresha biriya biganira kenshi usanga bafite ubwenge buciriritse buri hasi cyane, n'imyumvire yabo iri hasi cyane. Niba abantu bashoboraga gusoma ibyo nanjye nagiye mbabwira muri ibi biganiro, mbabwira nti batangiye barwana, bafashe Bunagana, bafashe Bukavu, bafashe Goma, nkababwira nti iriya ntambara uko barimo bagenda barwana ntaho bazagera, ntacyo bizabagezaho. Ibi bintu Dr. Rusa abigarukaho akabibabwira kubera iki bo batekereza ko ngo byo barimo barwanira ari kugira ngo bongere bareke ipere bwa butaka, bakanavuga ko ahubwo binabaye ngombwa bakora balkanisation. Ari byo bababwira ngo biriya bice byo muri Kongo ngo ibi nibi ngo byari ibyacu ngo bibaye ngo tweta tubifata. Ariko mama we, abantu bari kohereza abana babo bashiriye ku rugamba muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo barapfa ntibashobora no gushyingurwa mu Rwanda. Ubu ngubu u Rwanda rwabonye biriya bihano, u Rwanda rumaze kwinjira mu kibazo gikomeye cy'ubukungu. U Rwanda ubu rwamaze gufungirwa imipaka n'igihugu cy'u Burundi, n'abandi nta gitangaza cy'uko bashobora kubyuka mu gitondo bakabakorera ibyamfura mbi ngo kugira ngo gusa ngo bakore balkanisation. Dr. Rusa, iyi balkanisation utekereza ko ishoboka? Inge narabibabwiye nkandika ibyimbye, nawe dufashe utubwire iyi balkanisation utekereza ko ishoboka muri kariya karere nk'uko abayoboye u Rwanda babitekereza? Amerika yatakaje imbaraga, uko uyu munsi Amerika igira imbaraga ubwo yemiveritu biri Kinshasa, kandi yitakaje imbaraga ibona we ntacyo yifasha iraguta. Yajya kubohereza Katari wagize ngo niki yizigira hariya haba harabaye balkanisation, ariko ubu ntibishoboka. Nabo barabizi ibyo ngibyo, sinzi nabi babwiye kera intambara yitangira kuko nafite byose bavuze ko balkanisation idashoboka. Nubwo balkanisation ishoboka, igihe balkanisation idashoboka rero ntabwo Amerika baravuga ati ntabwo tuzaguma dufata amabuye ariho amaraso, ifuka intambara ishira kandi integrité territoriale yako ikaguma ari intact. Hanyuma nabivuga bakantera amabuye. Urakoze cyane Dr. Rusa rwose, uravuga ugakanda ikibyimbye kikameneka. Uti ntabwo Amerika izakomeza kwijandika mu mabuye yuzuye amaraso. Dr. Rusa arabivuga, ibi bintu narabibabwiye.
ibintu bijyanye no kwitwaza ngo abatutsi bari guhohoterwa muri Kongo ngo FDR biriya bintu byose ni igipindi kirango cya FPR. Ayo mabuye mukomeza gushukisha Amerika, mwashukishije Amerika guhera muri za 1996 mwinjira muri Kongo. Icyo gihe Amerika yari inshuti yanyu kubera ko icyo gihe cya Clinton muri genocide iba muri 1992 niwe wari uyoboye Amerika ndetse yabahaye rwose n'impano nyinshi aba yewe yabashiriye umupira ku isahani. Rero icyari politiki ya Amerika kiriya gihe cyarahindutse ndetse na Dr. Rusa avuga ko ngo Amerika avuga ko Amerika yatakaje imbaraga, ariko sinzi niba nakwemeranya 100% na Dr. Rusa ko yatakaje imbaraga, ahubwo hari abandi bantu bandi bagiye bazana imbaraga barimo Uburusiya, Ubushinwa. Nibyo koko ngo turemeranya Amerika mu rwego mpuzamahanga n'icyerekezo cya politiki yayo cyarahindutse cyane. None uhere no ku buryo President Donald Trump watowe mu mezi anashize nawe yavuze ko batakireba ibijyanye na politike mpuzamahanga, bashaka kureba ibyabo. Rero imikino yose abanyamerika bakinaga hanze ya Amerika imaze guhindura isura kubera ko ari ibindi bihugu byagiye bizamuka, harimo ibyo bihugu bindi birimo za China, birimo za Russia n'ibindi. Ibi nkabyemeranya na Dr. Rusa ko kuri ubu ngubu nubwo ba Kagame bifuje ko habaho balkanization muri Kongo, ariko ntabwo bigishoboka. Ntabwo Amerika ikibona mo Perezida Kagame nka wa mugabo bavugaga ngo he's a good guy. He's not a good guy anymore. N'abantu bo muri system ya FPR barabikwereka bakakubwira bati the guy is finished. Ejo bundi Colonel Rusagara arabivuga, none yatuvuyemo. Ariko iyo ufashe umugabo umaze imyaka igeze kuri 30 ari ku butegetsi, uyu munsi he's not a good player in the region. Ntabwo akiri umuntu wo gukinira mu bijyanye na politike yo mu karere. Ibi ngibi Dr. Rusa nibyo ari kubabwira. Bitavuga ko batakimubonamo inyungu, ariko ntabwo akiri wa mugabo mwabonaga mu myaka 20. Hari abantu bakunda kumamagara bati hey Rubens, bati ko tubona ahubwo ubutegetsi buri kugira imbaraga. Aha nibyo nawe yabibabwiye, arababwira ati mufate izo za Bukavu, mufate na handi, ariko bizarangira fendofe abanyamerika bazagera igihe bababwire bati cyangwa se nabira bihugu bindi bigire gutya byikusanye, kuko urabona ko babirigi bari muri deal, abafaransa bari muri deal nuko batagaragara. Mu biganiro byabereye mu nteko y'abafaransa mu bihe byashizaho uhagarariye u Rwanda muri kiriya gihugu yasobanuraga ngo impamvu bari muri biriya bikorwa nubwo batemera ko bari muri Republika ya Demokarasi ya Kongo. Abafaransa baramweruye baramubwira bati turabizi ko buri gihe ikitwa genocide mu kigira iturufu cyangwa se mukitwaza ibintu by'ubwoko. Ati ibyo bintu twarabavumbuye. Yabibabwiye. Dr. Rusa, wowe iki kintu cy'iturufu y'ubwoko FPR ikunda gukoresha cyangwa se hariya muri Republika ya Demokarasi ya Kongo bakavuga ngo bagiye ngo kurengera ngo abatutsi batotezwa. Ibi ngibi Dr. Rusa wowe bivugaho iki? Ubibona gute ko bivuge ugikande nibiba ngombwa kimeneke? Ubwoko butotezwa n'ubuhe? Ubwoko butotezwa uzarebe biba kenshi intambara ivutse. Iyo nta ntambara iriho ikibazo kiri. Imyaka babanye igihe cyangwa umutose ntibarega. Nanjye nabaye muri Kongo mu Kinyarwanda, ntabwo yigeze mbona umuntu hoteza. Ariko iyo mwatangiye kurasa birumvikana hari ikintu bita defensif cyangwa repressif. Habaho na genocide bita repressif. Niba hari ubwoko bumwe buri ko burarwana bufite imbaraga hano, hakaba hari abandi badafite imbaraga, ndahajya kuri abo badafite imbaraga, bari abandusha imbaraga ndebe ko nabacogoza batazafatanya nabo. Nibyo bita repressif. Ibyo rero kenshi mwese mwa mufite amakosa, bisaba uko mwicara kugira ngo abantu babe protege. Ntabwo imbunda si solution muri Afrika. Ibyo bintu mwagumye kure ko ntahandi biri muri Afrika gusa. Biragayitse abantu muri Afrika iyo bicana byose biragayitse. Ibyo uvuga nibyo Dr. Rusa. Uti iyo bibayeho ko habaho iki kintu cya genocide wise ko iri repressif, uti mwese muba mufite amakosa
kubera iki habaho bamwe baba birwanaho n'abandi birwanaho. Ntabwo nshaka kugira ngo mbijyane mu gupfobya no gutubura jenoside yabaye mu Rwanda, ariko bikwereka ko n'ibyabaye mu Rwanda habayeho ikintu kimeze nk'ira repression yuko bamwe bumvaga ko bagomba kwirwanaho n'abandi birwanaho, noneho hakabaho kuriya kwicana byabayeho. Ariko ibyo yavugaga nibyo muri Kongo, mutazavuga ngo namuvugiye cyangwa se navuze ibyo atavuze, ariko mu byo vuga arababwira ati imbunda si solution, kwicana ntabwo ari solution. Ari kubwira Perezida Kagame wa wundi wababwiye ati nunkubita urushyi mu musayi umwe ati jewe ntabwo uzamenya ikigukubise. Banyarwanda narabibabwiye, ndababwira nti mwaba abahutu mwaba abatutsi mukaba mwumva aya magambo avugwa n'abantu bari mu butegetsi, batari Perezida Kagame gusa, batari Bizimana gusa, mureke kuma inyuma yaba bategetsi nk'uko abantu bumye inyuma ya Emerenide na Perezida Habyarimana mbere ya 1994, muhitemo igikwiye. Ubu ntabwo bikiri ikibazo cyo kuba abahutu abatutsi cyangwa abatwa, ahubwo iyi ntambara ari byo Dr. Rusa avuga ati ntabwo solution ari ukwegura imbunda, abantu bagombye kureba ikizana umutekano mu karere. Nibyo nababwiye mu biganiro byanjye byo bwashize, none nabonye umuntu unyunganira kandi nta hantu mpuriye nawe. Iki kiganiro hari abazacyumva bakagira ngo wenda hari connection. Nta connection na ntoya mfitanye na Dr. Rusa Bagirishya, nta na ntoya, ariko ibyo avuga nemeranya nawe 100% kuko ibi ngibi twabibwiye Perezida Kagame ko ari gushyira igihugu cy'u Rwanda mu kaga. Ikibyimbye kimeneke. Tugarutse ku byo Dr. Rusa ahuza na jenoside, avuga ko ari repressive. Iyi jenoside ivuga ko hari ubwoko bumwe buba bugeramiwe noneho bukiga amayeri yo kwirwanaho. Birajya gusa cyane n'ibyabaye muri 1994 kubera ko igihe FPR inkotanyi zateraga abari mu Rwanda cyane cyane abitwa ko ari abo mu bwoko bw'abahutu cyane cyane, iriya ndege imaze guhanurwa bahise biyumvamo ko ari bo bari menace. Biyumvise ko bari menace, ntabwo mbidefanda, oya mutaza kubyumva ko ndi kubiha ishengero, oya nta nubwo ndi kubibohoraho kugira ngo mwumve ko yenda ndi gushaka kubivuga, no, ahubwo uwarashiriye ndege ari nacyo gikwereka ko yarazi icyo ashaka gukora. Ari nabyo nkunda gutera mu rwenya, ntibiratangaje kubona Perezida Habyarimana agira gutya agategura ko agiye gukora jenoside, agaharifti Cyprien Ntaryamira w'u Burundi. Numvise abarundi nabo barimo bavuga bati iriya ndege nayo muri no minsi mugiye kumva ibyayo bigiye kugaruka. Akagenda akajya rusha, hanyuma indege intera hamwe zikaba arizo zirasa cyangwa abasirikare ba Habyarimana. Ariko inkotanyi muratubeshya, inkotanyi mwaragiye Abanyarwanda, muragira Abanyarwanda, muragira Abarundi, muragira Abakongomani, mutekereza ko bizarangira gutyo? Rero kurasiriya ndege byabaye nk'ibi byereka abantu la majorité y'abari mu Rwanda barimo bari abahutu baravuga bati birarangiye, baba turi imipanga nko gushaka kwirwanaho, ariko nabyo nta shingiro kuko kuba turi imipanga ntabwo ari byo byari gutuma mutsinda iriya ntambara. Rero Dr. Rusa aho agira akavuga ati akenshi usanga mwese mufite amakosa. Ndabaha urugero, nk'ubu ngubu mu Rwanda hagiye havugwa ko hari imiryango imwe n'imwe yari ibyitso, kandi ibyo byitso ntabwo babikana. Benshi uzasanga muri no minsi basigaye banabyira bakavuga bati twari ibyitso twambukaga tujyana abasirikare cyangwa urubyiruko rugiye muri FPR ku Murindi, barabivuga. Hari abari babitse imbunda bazibitse mu nzu zabo, hari n'abagiye nanjye hari ababinyibwire ko bari bafite imbunda kandi bari tayari kurwanira FPR. Noneho uretse n'ibyo ngibyo bababwiye ko hari ibyobo byari byarateguwe na bamwe mu bantu bafanaga FPR, peu importe niba ari abatutsi ntabwo mbizi, ariko hari ibyobo ni wacu aho nakuriye byari bihari. Ibyo byobo bakavuga ko ngo byari byarateguwe kugira ngo bishyirwemo abantu. Ibyo rero bizamura tension, babwira umuhutu bati dore indege barayihanuye, bati n'ikimenyimenyi dore kwa runaka hari imbunda kandi akayihasanga.
noneho bamubwira bati dore kwa runaka dore hari umwobo uriya mwobo niwo wari kuzajyamo, bizamura tansiyo bigatuma abantu bakora ubwicanyi. Bivuga ngo uwarashe indege yari yarateguye ibintu bituma byanze bikunze ashyira puresha ku bari ku butegetsi kugira ngo bamanike amaboko cyangwa se nabo ubwabo binyuranyuremo noneho abone gufata ubutegetsi. Hari abantu bakunda kwibeshya ko FPR yakoze iriya ntambara ngo ije gukiza ngo abatutsi. Ntabwo ari byo, ntabwo ari byo. N'abatutsi bari mu Rwanda bashobora kuba baratekereje ko bafashije FPR bafasha abatutsi bene wabo, nabyo babyibeshyeho. Aba batipe, hari umugabo muzanyemerere nubwo atakiri muri opposition, ariko muzanyemerere tuzamuha igikombe kuko aragikwiriye. Evode Uwizeyimana bazaguha igikombe kuko niwe muntu wa mbere waboneye izina FPR Inkotanyi, izina ribakwiriye. N'agatsiko k'amabandi kaje gashaka buriya butegetsi kadashaka kugira ngo gakemure ibibazo biri mu gihugu. Ibyo ngibyo muzabinyemerere, FPR yabiriho yabitakiriho, tuzashaka igikombe tugihereza Uwizeyimana Evode kuko aragikwiriye. Ntabwo FPR yaje igamije kugira ngo hajyeho ubutegetsi buhuza abanyarwanda nk'uko babivugaga. Reka da. Rero n'iki gikoresho bakunda gukoresha muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bikwereka ko ariyo intention cyangwa se niyo gahunda bafite. Barakubwira bati basigaye barya abatutsi, ngo batwika abatutsi bakabarya. Abatutsi bo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bageramiwe. Ni nabyo muri iki kiganiro Dr. Rusa yavuze. Hari abawazarendo bavuga ikinyarwanda, hari abahutu bavuga ikinyarwanda muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abo se ko batavugwa, ariko ngo abatutsi ngo abanyamurenge. Ibi ngibi ni igipindi ndabivuga ikibyimbye kimeneke inshuti zanjye. Mbashimire cyane mwebwe mukomeje kugenda mukurikirana ibi biganiro, muduhe comment zanyu, mukore subscribe, mukore share, ndetse munatubwira icyo mutekereza ku biganiro byacu. Ikiganiro ikibyimbye kimeneke. Inshuti zacu rero turi kugenda tugana ku musozo, ariko kandi nongere mbasabe abanyarwanda gushyira hamwe kugira ngo turwanye ikibi. Muve mu bintu bijyanye n'ubufana, muve mu bintu bijyanye n'ubufana. Abakora imbere ya Kagame mukaba mugira amahirwe yo kuvugana nawe mumubwire ko ari gukora mabi. Kagame nkubwire, dore uri gushyira abanyarwanda mu kaga. Uri gushyira abanyarwanda mu kaga. Ibintu byawe byo kwishyira hejuru, byo kuvuga ngo ugiye kurwana uzahangana, ibi bintu ukwiye kubivamo. Ubundi iyo bagukubise ku musaya umwe urahindukiza bagakubita n'ahandi. Kagame nunkubita ku musaya umwe nugira amahirwe urasigara. Ibyo niyo dini yanjye. Ntabwo muri ibi bibazo turimo, iyo mikino cyangwa iyo myumvire. Kagame, ikibazo ntabwo ari ikibazo cy'imyumvire, ahubwo ikibazo ni cyawe kigomba gutuma uhinduka mu mutwe wawe. Ese Kaga, ubundi iyo mbunda urayifata ushaka kugira gute? Imbunda ntabwo ikemura ibibazo. Iyo mbunda ushaka kuyifata kandi ikibazo ntigikemura. Byose ko ari ugufase nanone. Wagombye no gusoma igihe cyawe. Dr. Rusa mubwire, dore genda mubwira ntabwo yumva. N'abanyarwanda baramubwira ariko ntabwo yumva. Iyo babona cyakimurwa n'imbunda cyo gihe bagutera ugutwi. Iyo banze gutera ugutwi nuko babona ntacyo washobora. Dr. ibyo uvuga nibyo. None se ntubona ibi bihano bamaze kumutera? Yarangiza akijundika ngo ababirigi ngo iki ngo ibiki. Ibi bihano bigukozeho. Iyo tugende panasi niba bagukangisha ibihano. Agira independence se yayikura hehe? Mureka komeza huzagurike. Turashaka kuba abanyarwanda, ntabwo dushaka kuba ababirigi. Mwaba abanyarwanda byose ukibaza ko muzigenga. Niko Rusa, uyu muntu none yagira independence. Iyo ugira independence niba kuvuga ngo turahagarika inkunga. Ibyo nabyo bagomba kuzihagarika da. Inkunga zarahagaze, none dore utangiye kwayura, warangiza ukazamura gatuza. Dr. Rusa, mugira inama ukagira imana we. Nuko ko icyo uvuga nta gaciro gifite, nta n'imbaraga. Icyo gihe uca bugufi. Imbaraga za wape ko ari ukuvuga gusa. Nawe ngo aca bugufi se arabyumva. Gufata imbunda siyo solution.
gufata imbunda ntabwo ari solution nshuti zanjye dore nakunze kubibabwira mbabwira nti rwose mugire inama uwo mukuru w'igihugu cyanyu mumubwire turakomeza kubivuga dukande turebe ko ikibyimbye cyameneka ariko birumvikana nyine muranabizi ko n'abanyarwanda barabivuze ngo amatwi ari mu rupfu ntabwo agira gute ngo ntabwo yumva inshuti zanjye mbashimire cyane mwebwe mwese mukunda iki kiganiro abari mu Rwanda nkunda kubivuga nkabishyiramo urwenya ariko hari abantu bakunda kutubwira ko bakunda iki kiganiro ikibyimbye kimeneka ko bakacyumva bihishe bafite utuekuteri hari abandi bajya kujya gutira utuekuteri hari abandi babihererekanya ariko bagahita babisiba yewe gusa ikigaragara cyo nuko muri iyi minsi mwadukurikiranye muri benshi kandi ndabashimira cyane mukomeze mukore subscribe mukore share hanyuma na yabomburi mubizi neza ko nkunda kubagezaho nayo ndi kureba hari igihe rero guterura amatafari amakarito guterura amakarito hari igihe biba byabaye byinshi nababwiye ko none n'umugore wanjye muri iyi minsi yahukanye ariko ubwo wenda nta wamenya hari igihe bizagera bikajya mu buryo nkabona umwanya wo kubakorera iyo bomburi rero mbashimire cyane mwe mwakurikiranye ikiganiro ikibyimbye kimeneke kandi mbararekera n'ibindi biganiro tukongera kwiyamana none abantu bakora ibiganiro bafata ibiganiro byacu bakabidownloadinga hanyuma bakayihererekanya ku buryo bwa audio ntabwo bidufasha na gatoya mbashimire rero kandi nkomeze nihanganishe mwebwe mwabuze abanyu mu myaka 31 mu myaka 35 ishize mu myaka 10 ishize mu myaka 2 ishize n'ubu ngubu turacyabura abantu ariko tuzakomeza gukanda kugeza ikibyimbye kimenetse turebe ko abanyarwanda twakomeza kongera kugira wa mubano rwa rukundo rwa rugwiro twahoranye mbashimire mwese kuri YouTube channel yacu ni bombori hanyuma ikiganiro cyari ikibyimbye kimeneke ikibyimbye kimeneke